abakinnyi ba filimi bo mu Rwanda akenshi bakunze kuba nta kindi kintu bakora, ugasanga yihebeye gukora sinema gusa kandi itamutunga. arabyuka mu gitondo akajya gushutinga wenda akantu, urumva agafilimi ntiyagateguye, ntiyakoze iki, usibye YouTube ari bugashyireho nta yindi platform yagashyiraho kuko ntabwo kari international. Ibyo bigatuma ya YouTube azategereza ya mafaranga cyangwa se nayo ntibinayamuha, agategereza twa duceri dukeya twahana ari bujye kwaktinga, utwo ngutwo akatwishyura inzu, akabaho imyaka myinshi nta mafaranga agira, ntakereye akazi. Industry yo mu Rwanda kuri kote wenda ya filime cyangwa ya sinema, nuko abakire batangira gushoramo amafaranga muri industry, tukabona ba Muzosi cyangwa bafite abandi baterankunga bakora ibintu byiza turanabikunda, ariko bakagira abandi baterankunga bavuga ati dushoye miliyoni